أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. turakomeza n'isomo ryacu rya akhlaq aho tugeze ku isomo rya gatandatu. Ubushize tukaba twararebeye hamwe umuco mwiza wo guca bugufi imbere ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala no kumwegurira ubuzima bwacu bwose. Uyu munsi nabwo turarebera hamwe undi muco mwiza dukwiye kandi dusabwa kwimakaza nk'abemera, ari wo muco wo gutinya no kwizera. Umwemeramana nyawe agomba kurangwa n'iyi mico ibiri: umuco wo gutinya Imana n'umunsi w'imperuka, ndetse n'umuco wo kwizera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Muri Quran suratul Anbiya aya 48 n'iya 49 Allahu aravuga ati: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Mu by'ukuri twahaye Musa na Haruna igitandukanya ukuri n'ikinyoma, n'urumuri n'urwibutso ku batinya Imana, ba bandi batinya Nyagasani wabo mu bwihisho kandi bagatinya umunsi w'imperuka. Ndetse no mu byarangaga intumwa z'Imana ubwazo harimo ko zatinyaga Allah gusa wenyine. Suratul Ahzab aya ya 39. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. babandi batangaza ubutumwa bwa Allah bakanamutinya kandi ntibagire undi batinya utari Allah. Qur'ani kandi ihamagarira abemeramana gutinya Imana, ntibagire ikindi cyari cyo cyose batinya kitari Allah. Suratu Al Imran aya 175 Allah aragira ati: Bismillahir rahmanir rahim. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ngo mu by'ukuri shayitani abatinyisha abambari be, bityo niba murabemera koko muramenye ntimukabatinye, ahubwo nimuntinye, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi no muri suratul Maida Allah aravuga ati: fala takhshaw an-nasa wakhshawni. ngo bityo ntimugatinya abantu, ahubwo mujye mutinya nge Mana yanyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni suratul Maida aya ya 44. Iyo umuntu azi neza cyangwa se atekereza ko hari ibyago bishobora kumugeraho, agira ubwoba. Naho iyo atekereza ko hari ibintu byiza bishobora kumubaho, yiyumvamo ugutekana ndetse n'icyizere. Icyo nicyo gisobanuro cyo gutinya no kugira icyizere turiho tuvuga. Iyi mico yombi uko ari ibiri ni nk'amababa agurutse umuntu akamugeza ku rwego rwo kwishimirwa na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Gutinya bimurinda ibyago n'ingorane ashobora guhura nabyo, naho icyizere kikamwongerera imbaraga n'imbaduko n'umurava mu byo akora byose. Icyakora gutinya Imana bigomba kujyana no kwizera impuhwe n'ubuntu bwayo. Ku rundi ruhande nanone kandi kwizera Allah ntibikwiye gutuma umuntu agwa muri haram no kurenga ku mbago n'amategeko y'Imana. Imam Sadiq alayhi salam yaravuze ati: izera Imana ku buryo bitagutera gucumura, kandi utinya Imana ku buryo bitakwibagiza impuhwe zayo. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko iyi mico yombi uko ari ibiri ikwiriye kuba mu mwemeramana ku rugero rungana, nta na kimwe gikwiye kuruta ikindi. Bityo gutinya no kwizera bibuza umwemeramana gukora ibyaha, bikamutera kandi kugira imyitwarire myiza, imyitwarire ishobotse, ndetse no kumvira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala.
igituma umuntu abasha kugera kuri uru rwego rw'imyitwarire yo gutinya Imana kuringaniye no kuyigirira icyizere ni ukumenya Imana, ni ubumenyi buhagije umuntu aba afite ku Mana no gusobanukirwa kwa nyako aba afite ku bigwi n'ibiranga Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi kandi nanone ni indi ngingo itwereka ko tutagomba gucika intege mu gushaka ubumenyi, by'umwihariko ubumenyi ku Mana yacu. Quran suratu Fatir aya ya 28 itubwira neza ko ababasha gutinya Imana mu bagaragu bayo by'ukuri koko ari babandi babamenyi. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ngo mu by'ukuri abatinya Allah mu bagaragu be ni abamenyi. Mu busobanuro kandi bwaje no muri hadithi ya Imam Sadiq alayhi salam, aho yagize ati umuntu umenya neza kandi agasobanukirwa Allah aramutinya kandi akamugirira icyizere. Nibyo koko umuntu uzi neza ko Allah amubona ahari hose, ko yumva ibyo avuga byose na buri cyose akora akaba kizi cyaba kibi cyangwa se cyiza, atinya Imana kandi akanarinda nafsi ye kuyoborwa n'ibyifuzo n'irari ry'umutima we. Tugendeye ku nyandiko zitandukanye za Kisilamu, hamwe nuko Allah ari ntagereranwa mu kugira impuhwe n'ubuntu, ariko nanone ntajenjeka mu gufata ibyemezo. Bityo kumenya Imana byimazeyo no kuyemera byongera ikintu cy'ubwoba mu kubaho kwa muntu, kandi bikamuha no kugira icyizere. Bimwongerera kandi gutinya umujinya n'uburakari bwa Allah, ndetse no kwizera impuhwe n'ubuntu bwa Nyagasani. Quran suratu Al Imran aya y'182 Allah aduhishurira ko atajya arenganya abagaragu be. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid, ahubwo Allah akoresha ubutabera, kandi muri uko gukoresha ubutabera kwe ntabwo ajya ajenjeka. Ku rundi ruhande ariko Allah yatumenyesheje ko abazamwumvira bazabihemberwa, kandi ko abazamucumuraho bagasuzugura amategeko ye bakarenga ku mbago ze bazabihanirwa. Ibi bigaragaza ko uzamenya Imana by'ukuri akamenya n'ibigwi byayo, bigakangura umutima we, azabasha gutinya Allah, kuko biranashoboka ko ashobora gutsikira akaba yagwa mu ikosa cyangwa se icyaha runaka. Icyongeye kuri ibyo nuko bizanabyutsa icyizere mu mutima we, kuko azi neza ko nta muntu ushobora kubura impuhwe n'ubuntu bwa Nyagasani Allah, kuko Allah niwe wivugiye muri Qur'ani ntagatifu ati قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Gavuguti yemwe bagaragu banje barengereye mu kwihemukira, ntimukajye mwiheba ku mpuhwe za Nyagasani, mu by'ukuri nubabarira ibyaha nyirimpuhwe. Suratu Zumar aya ya 55. Ese bigenda bite iyo umuntu abashije kwihingamo no kwishakamo no kwishyiramo uyu muco wo gutinya no kwizera Allah ku rugero rungana? Ni iyihe nyungu yo gutinya no kwizera Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Sadiq alayhi salam aravuga ati uzatinya Imana nafsi ye izagirirwa ubuntu bwo kurindwa isi, guharanira imyanya y'ubutegetsi no gushaka kwamamara n'icyubahiro nta mwanya bigira mu mutima w'umuntu utinya Imana. Naho mu yindi mvugo Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam akavuga ati uzatinya Imana, utinya Imana ntajya arakazwa no kugira uburwayi, kandi gutinya abandi kwe kuragabanuka. Bityo rero uzavuga ko atinya kandi akizera Imana ariko ntibiboneke mu myitwarire ye, mu by'ukuri uwo nguwo azababeshya. Imam Sadiq alayhi salam yaravuze ati umwemera si umwemera igihe cyose atarabasha gutinya no kwizera Imana, kandi ntabwo atinya Imana ngo anizere Imana uretse igihe agaragaza ibyo byombi mu bikorwa bye, uretse igihe agaragaza gutinya no kwizera mu bikorwa bye.
umwe mu basangirangendo ba Imam Sadiq alayhi salam yaraje aramubwira ati, ya Imam, bamwe mu bakunzi bawe bakora ibyaha barangiza bakavuga bati twizeye impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu aramusubiza ati, barabeshya, ntibari mu bakunzi bacu, kuko umuntu ufite icyizere aharanira kugera kuri cya kindi afitiye icyizere, kandi umuntu ufite icyo atinya aragihunga. Ese ni gute umuntu ashobora kugera ku rwego rwo kugira iyi mico ibiri idasigana yo gutinya no kwizera Allah ku rugero rungana? Nk'uko twabivuze hejuru, icya mbere cy'ibanze mu bituma umuntu agira ugutinya no kwizera Imana muri we ni ubumenyi aba afite ku Mana no ku bigwi byayo, ndetse akaba yemera Imana n'ibyo ayiziho byose. Kumenya Imana, kumenya ibigwi byayo no kwemera Imana no kwemera bya bindi byose uzi ku Mana, nicyo gituma ubasha gutinya ibitinyitse kuri yo, ndetse no kugira icyizere kuri bya bindi yasezeranije. Indi nzira yo kugera kuri iyi mico yombi idasigana ni ugutekereza ku munsi w'imperuka, uko bizaba byifashe ku munsi w'imperuka, uko abantu bazaba bameze ku munsi w'imperuka, ibihembo n'ibihano bya Nyagasani bizatangwa kuri uwo munsi, ndetse n'ibindi byerekeranye n'uwo munsi uzaba utinyitse ku rwego rukomeye. Uko gufata umwanya rero ugatekereza ku munsi w'imperuka bikongerera gutinya ibihano byo kuri uwo munsi, kandi bikakongerera icyizere cyo kuzabona ibihembo bitagereranwa by'ijuru. Icyanyuma umuntu yavuga ni ugufata urugero ku bemeramana n'abatoni b'Imana baranzwe no gutinya Imana no kuyizera mu mibereho yabo, binyuze mu gusoma amateka n'imibereho yabo muri iyi si. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.